noneho birangije ndabwiriza ariko ndi kuri podium numva ijwi rirambwiye ngo Imana inyereka umwana w'umukobwa ndamwibuka yari yambaye akajipo gatukura yagenderaga mu mbago ijwi rirambwira ngo uriya mwana mubwire arambika imbago zi hasi agende ndebye abantu bangose bene data ndebye iburyo ndebe ibumoso ndebe inyuma aho kugira ngo mvuge bya bindi nagiye kumva numva nk'abademoni bagiye nko ku 1500 barambwe ati kavuza nduri igihe cyako fa cyawe cyageze urapfa ndabanga koko ndibeshya nkavuga yuko uyu muntu ngo natimbago ze hasi agende nazirambika imbago hasi agende natagenda biragenda biti ngira ubwoba ariko muri ako kanya ngize ubwoba imbaraga z'Imana zaranteruye imbaraga z'Imana zimaze kunterura nibwo nagiye kumva nazi uko mivuze ndabango mu izina rya Yesu Kristo rambika imbago zawe hasi ugende abo kanya nta nubwo namunamise kiganza Yesu arambika imbago ze hasi aragenda akimara kuzimurambika hasi abari mu itete abantu bariyamira abari mu itete bahaguruka baza kureba ibibana Imana ako kandi biramukisha imaze kumukiza ubwo nagiye navuga Imana njya navuga ubutumwa Imana ambwira ngo noneho rero tangira uvuge ngo waye kuvuga Imana tujye neza ubwo ako kanya korari kuririmba indirimbo 3 iririmba indirimbo imwe kuko iteka yaramaye cyo kuvuga Yesu ashime cyane haleluya Imana tujye neza undi munsi nari ndi mu rusengero iby'Imana agikora ni byinshi tuzavuga imirimo y'Imana nari ndi mu rusengero turi mu sengesho 3 nibwo nagiye kubona mbanzanira umwana turi ku munsi wa 2 amasengesho umukobwa nanone yari impumyi ariko ntabwo yari yaravutse ari impumyi akamukumbe neza ahubwo yari yarahuye n'abarozi baramuroga arahuma abimpumyi amariye kinini ari impumyi baramuzana ku munsi wa 2 ngo musenge ndasenga senze ntabwo yegeza akira ntabwo yegeza ahumuka baramucuye arataha aragenda amaze gutaha ku munsi no ubwo ntabwo ahumutse kandi namusengeye pe kumusi turi busoza amasengesho ku munsi wa 3 baramugarukanye aba bantu nabo bari bageze kwizera ku maramaje nibona bamuzanye mu iteraniro niravuze ngo Mana uba abantu barashaka wiki uyu muntu ko namusengeye akanga gukira none bamuzanye kubera iki ukuzukungerageza koko Imana tujye neza ariko ijambo ry'Imana Yohana 14:12 yavango unyizera imirimo nkora azayikora ndetse azakora nirinze nibwo natangiye kuvuga Imana nako nibwo umwuka w'Imana tugeze ku masaha 11 abantu bamwe bari batashe noneho ndavuga ngo umwuka yambwiye ngo sengera uriya mukobwa ndagenda ndamusengera ndasenga ngeze hagati ijwi numva kwizera kwanjye kurazamutse nshaka gukora nk'ibyo Yesu Kristo yakoze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu bice 9 yatobya kondo asiga ku mpumyi arangije avuga ngo gende uhege mu kidendezi cyitwa Silowamu none ndebye ngiye hari kuri sima mbona kondo nta butaka buhari hari kuri sima nigwa nagase mu kwizera cira ku kiganza mukubita ku maso ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo humuka ako kanya arahumuka Yesu ashime cyane tuzavuga imirimo y'Imana tuzavuga kugira neza kw'Imana Imana tujye neza Imana mu ijuru bane natwe Imana rero yagiye gukora byinshi kandi n'umunsi iracyabikora Kristo kwa rejo ni umunsi niko ari haleluya ntabwo ari jye ubikora ntabwo ari jye wabikoze ni umunsi Imana iracyamwisha ariko ntabwo ari jye ukora ahubwo Kristo niwe ugira icyarema akagikomeza nje ntacyo nashobora nagitoye Imana tujye neza Imana mu ijuru turengere ibane natwe wari utangiye imbaza kukavuza nduru byaje gute no twari turi kwibaza nti kavuza nduru kugira ngo twe kavuza nduru byaje gute ariko kandi wabidusobanuriye ako se arakano baye nkuca hejuru utadusobanuriye neza kavuza nduru wo mu wapfumu kavuza nduru tumwe ibintu byo kuragura kavuza nduru mu pfumu kugira ngo Imana imuvana aho hantu byagenze biti sangu bivuno ushaka ndiyongeye mu byaha ntabwo nari kavuza nduru ikamvuge ngo Celestine waho ngaho cyase ndibyariye gumu wapfumu imbaraga za gipfumu tugaye ko ari imbaraga zikomeye kugira ngo umuntu azigoboture bitapfa koroha wavuye gute wahamagaye gute kugira ngo uve aho ngaho uvuge ati ngiye kumurokore wakizwa gute ese abo wasize iyo byarakoreye kugira ngo bacike sangu bivugana kubivuna gute uko byagenze aho ngaho rimwe naje kuryama naje kuryama mbona urwo rurerure ndarota ntabwo nirikwaga icyo gihe nararose ndarota mbona urwo rurerure muko urwo rurerure nabonye harimo umuriro waka ukomeye cyane waka ariko wa wundi ukaze noneho muri uko umuriro uri kwaka noneho
naje kubonamo mbonamo n'ingurube. None uwo muriro wakaga cyane, ni ukuvuga ngo nubwo ari gushyiramo ferabeto yari guhita ishonga ikaba nk'amazi. Numva ngo umwuka w'Imana nako by'umwuka sinembese, numva umuntu ari kumbwira ngo nutayihana ngaho ari ahantu ugiye kuzajya, nudakizwa ngaho ari ahantu ugiye kuzajya. Imana tujye neza, nudakizwa ngaho ari ahantu ugiye kuzajya. Noneho nibwo naje kugenda mbona ko ahari ahantu hari habera igiterane muri uko igiterane cyari cyakoreshejwe cyari cy'Abadivantisite umunsi wa 7, korali tw'abatwara mucyo yari gisora zira ndirimbo umuraba ndetse n'izindi. Noneho njyamo cya giterane cyari cyabera ahantu njyamo. Noneho muri uko kujyayo bararirimba ndafashwa. Noneho muri uko kuririmba hagurukamo umugabo, ndabyibuka. Umugabo arahaguruka, cya giterane amavuna bari bacometse ibyuma binini za mikoro z'amaraso sivuwa bacometse mu biti, hahandi mikoro wabaga uri nko mu yindi komine ukumva icyo giterane. Mbese ibyuma byaragira nko 23 byarumvikanaga hari mu cyaro. Noneho birangije umugabo umwe arahaguruka aravuga ngo ngewe ndasaba Imana imbabazi. Akuri mikoro avuga ngo Imana ibabare cya cy'ubusambanyi. Ndavante karabaye umuntu w'umugabo ukuze ati jewe Imana imbabare cya cy'ubusambanyi kuri mikoro zumvikana nko mu 13. Ndavuga nti ndavuga ibi ni ibiki. Ako kanya nanjye naho ngaho natangiye kugenda fatira umwanzuro, naho ngaho natangiye kugenda mfatira umwanzuro. Noneho nkakomeza ubwo nkakunda kujya mu biterane rero, ariko n'imbaraga z'Imana zabaga zinsunika. Nkumva naba ntagiye nkumva nsintuje njyayo rero kubwo kumva ijambo ry'Imana, kubwo kumva ijambo ry'Imana. Nibwo ndabyibuka igihe kimwe nari n'umudamu turi kumwe, twari twaratangiye kugenda tumenyana. Noneho njya no gusengera ahantu yasengeraga kuko yari dirigente wa korali. Noneho umwigisha nanone aho ngaho Satani yarandashe, ariko ndashimira Imana ko yangaruye. Noneho umwigisha arigisha, bageze igihe cyo kupfukama ngo abantu bihane, ndangije ndava koko shaka kwaguruka ngo nihane, ariko ndeba ko ari umukobwa tujya tuganira, twari twatangiye kumenyana. Nuko kandi korali zo muri ADPR zicaga iruhande rw'uruhimbi, kandi nkuko yari dirije yari yicaye ku ntebe imbere. Ubwo ni ukuvuga ngo nari kujya gupfukama ngapfukama iruhande rwe. Ndahaguruka ngiye kujya gupfukama, oya bita nikomeza hanze mugiye kwihagarika. Ndagenda sinihana. Undi munsi nsubira gusenga. Noneho subiye gusenga baravuga ngo abantu baze bapfukame. Noneho mu kujya gupfukama, noneho kwa kundi nashatse kujijisha ngasoka nkirukanka narapfukame, ariko ndindiye ko nimugisha udusengera ari bujye kuvuga ngo amen, mba nahagutse nasubiye mu ntebe. Noneho nshaka kubikwa nkuko mbere nabikoze. Mu gusenga hari ibintu bijya bifata abakinnyi mwene ahangaha mu kibuga. Noneho nashatse guhaguruka, ikintu gitakifata mwene ahangaha, guhaguruka birananira. Noneho kifashe mfataho biranje cyane. None byo gupfukama bivaho, ndicara. Noneho kwicara biranga. Noneho ndaryama imbere ya wundi nangaga ko yanambona imbere y'abantu. Noneho ku ruhimbi ndaryama ndarambya. Barangije gusenga bose bambonye kirandikura. Bitafata umwanzuro rero, naho ngaho naryamye ku ruhimbi. Ndangije rero Imana iramfashe gutyo, ntangira gukizwa. Imana imaze kumagakiza, noneho nakumva umuntu uvuze ibintu by'ubusambanyi, nakumva umuntu uvuze ikintu cyica, nkatangira iseseme ngaciragura nkenda kuruka. Imana rero imimbaraga zo kunesha ibyaha. Yego kavuze ndo rero uza kuva aho ngaho. Ese papa we ndakeka yarakira kiri umupfumu, kubana nawe wakijijwe wabaye mu Kristo byari byoroshye? Oya, ntabwo arakiriho. Ntabwo arakiriho, yari yarashaje. Ahubwo yabigusigiye. Oya, ntabwo ari yabinsigiye, yari kuzabinsigira. Ahubwo yari kuzabinsigira
kuko nitwaga ndibyari kandi yarankundaga cyane yarankundaga cyane yari kuzabinsigira. Noneho ikibazo mu gihe yararembye yego yenda kuva mu mubiri, umuvandimwe wanjye umwe yantumye kundi muvandimwe wari uri ahandi hantu kure ngo njye kumubwira ko arwaye, papa arwaye yenda gupfa, nawe aze agire gute abahari, byibura musezere umubyeyi ave mu mubiri ariko abantu bose bahari. yego noneho aho ngaho nagiyeyo kuko kwari kurarayo. noneho nagezeyo ndarara, mu kurara numva nukugenda n'amaguru, sinaye kugaruka n'amaguru kandi nanigiye bwije. noneho mu rukera rwa karekare muramu wanje yazindutse karekare tutarabyuka, nawe araza abarahageze ati noneho byagize gute, byarangiye. umuvandimwe wanje wundi umwe rero akimara kubona bya bindi umusaza avuye mu mubiri yahise yirukanka afata bya bindi byose yakoreshaga arabitwara ibyo yakoreshaga byose by'imihango byose byakoreshaga mu pfumu bye arabitwara. noneho ngewe nza kuza ubwo urumva naje kuzagaruka tuje nyine nzanye n'umuvandimwe uje baje gutabara n'abandi bamuherekeje. tugeze muri rugo dusanga ibyo yari kundaga babitwaye. ndarira cyane, namaze iminsi 3 ndira, namaze iminsi 3 ndira. noneho ndizwa n'iki kuko bantwaye umurage ndarira. ariko nubwo nariraga, ahubwo rwari urukundo rw'Imana. Imana naho ngaho yantabariye, yanze ko nikorera izo karande, yanze ko nikorera iyo mizimu. bivuga ngo nahageze undi muvandimwe yagize gute, yabitwaye. ngo ni wabisigaranye icyo gihe. Mana ishimwe ko yatwiye. yego Mana ishimwe ibyo byose byayo umugambi w'Imana. no utagiye kurambura Bibiliya ubwo bwo ni burebure, ndifuza ko tuzajya tubigira tugiye gukureka noneho tubwire mu ijambo ry'Imana. ubutatuzasubukura warakijijwe ubu muhanuzi. Imana ikoresha ibitangaza bitandukanye. uyu munsi yatubona abakozi b'Imana cyangwa se abantu b'Imana bakora ibitangaza bitandukanye kuko ngo bafite izindi mbaraga. ndashaka uzaduhuriza ukadutandukanyiza abakozi b'Imana, abapasiteri, abahanuzi bakora ibitangaza ariko bihekeje izindi mbaraga, n'abahanuzi bakora ibitangaza ariko bafite imbaraga z'Imana. ibyo byose aho bitandukaniye. turashaka ko ariho tuzasubukurira ubutaha. ariko muri abo ngabo nje nta bitangaza njya nkora. ariko nta bitangaza njya nkora. Imana ibikora nje ntari cyo nashobora na gitoya nta na kimwe, kuko icisha abantu b'Imana muri iminsi ari gusengera umuntu yabona kizi bicurane agahita azamura intugu, agahita mbese yigira umuntu udasanzwe. icyo nicyo gituma abantu ubundi akoreshejwe n'Imana rimwe nibyongere, nuko baba Imana itereba uyu muntu wizamuye kuko asengera umuntu agakira bicurane, ejo asengera umuntu agakira kanseri, none byagenda biti, bigatuma Imana ikuramo support yayo, noneho bikarangira ngo. ariko je nta kintu nshoboye, nta n'ikintu na gitoya, nta muntu n'umwe negeze nkiza n'ikimenyimenyi. nanjye ubwanjye ndwaye umutwe njya kwa muganga nkagura paracetamol, muri pharmacy nkagura paracetamol. ntacyo nshoboye, agwa Kristo niwe ugicare bakagikora. ese uyu munsi mushuma mbere ko tukurekura, uyu munsi ibitangaza cyangwa se imirimo itandukanye Imana yagukoreshaga inyuze muri Kavuzanduru, n'uyu munsi iyo mirimo birashobora ko Imana yagukoresha no muri iki gihe turimo. Imana yacyankoresha, Imana yacyankoresha kuko Kristo korareje no musi ni kwari, ariko Imana yacyankoresha rwose, kandi ndumva nkomeje no kwikorera. nkomeje gusengera abantu b'Imana. Imana igumugisha cyane. mushumba rero mwamwumvishe akomeje gusengera abantu b'Imana kandi iracyankoresha n'ubu hambere nibwo naratangaye, nibwo nari ndi mu rusengero rimwe. Imana hari by'igimbwira nanjye nkikanga. noneho ndi mu rusengero, umwuka w'Imana anyereka umuntu wagenderaga ku mbago yaramugaye. noneho ijwi ry'Imana ambwira ngo mubwire ngo haguruka. ndagenda mwegera, ndavuga ngo haguruka.
arahaguruka imbago ze zegetse ahagarara ku kaguru kamwe. Noneho ijwi rirambwira ngo mubwira aka kanya azenguruke mu rusengero inshuro 7. Arazenguruka, amaze kwazenguruka arakira, nta n'ikiganza namurambitseho, ahubwo kuko Imana ariyo yari ibimbwiye. Yarazengurutse inshuro 7, ubwo mumva ntiyarabishoboye, ariko byagiye kurangira ku nshuro 7 yakize. Uyu munsi none aragenda n'amaguru ye kuri Kristo, rero aracyakora. Yego, Kristo uko yarakirana uyu munsi niko akirimwa. Mwumvishe mushumba arakomeje mu gukora umurimo w'Imana. Ikavuga ngo mushumba Imana igushyije. Kirazira rero ko wasezerera umushumba atavuze n'ijambo ry'Imana. Reka iminota isigaye mushumba nyigwe no ikoreshe neza. Urakoze cyane. Imana mwije tugeneze, Imana mwije bane nawe. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Reka dusome mu buhanuzi bwa Danieli ibice byaho 9. Imana tugeneza, Imana turengera, Imana bane natwe. Turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Aravuga ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitswe ku ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakaludaya. Muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, njyewe Danieli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. 3. Mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu. Haleluya. Imana tugeneza, Imana bane natwe, Imana turwanirire, Imana tugeneza, Imana tugote mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana mu ijuru, niyo igikirema kandi ikagikomeza. Kubw'urukundo rw'Uwiteka Imana, kubw'imbabazi z'Uwiteka Imana, turacyavuga ko komera k'Uwiteka Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero Uwiteka arakora, arashoboye, n'umutabazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dusomye amagambo y'Uwiteka Imana tubonye hano mu buhanuzi bwa Danieli. Ni igihe Abisirayeli, Yesu ashimwe cyane, Abisirayeli baterwaga. Igihe kimwe Abisirayeli begeze guterwa i Babuloni. Umwami i Babuloni baraje batera mu Isirayeli, mu kubatera barabanyaga. Matugeneza barabanyaga, bamwe babajyana i Babuloni. Imatugeneza, Imaturenge ntabwo bari barasutse, Imatugeneza ntabwo bari barahunze, kuko habamo ibyiciro bitandukanye. Umusuhuke ni umuntu wimutse akava ahantu akajya ahandi ahunze inzara, uwo ngo yitwa umusuhuke. Hakaba n'undi muntu uva mu gihugu kimwe kubitewe n'intambara akajya mu kindi, uwo ngo yitwa impunzi. Hakaba n'uwundi uva mu ikomini imwe cyangwa mu yindi ntara bitewe n'umutekano muke akajya nko mu kandi karere. Abo ngabo ntabwo bitwa impunzi, nta nubwo bitwa abasuhuke, bitwa abadeplase. Imana tugeneza. Hakaba n'abandi rero aba Danieli ntabwo bo bari impunzi, nta nubwo bari abasuhuke, nta nubwo bari abadeplase, ahubwo bari abanyagano, kuko bari barajyanywe atari ku bushake bwabo. Imana tugeneza ngo bakimara kugerayo rero, ubwo bari baramaze kujya mu bunyage, ngo bakigira, Imana tugeneza, Imana bane natwe. Haleluya. Ngo bakigerayo icyo gihe, Imana tugeneza, Imana twenge, Imana bane natwe. Icyo gihe haguruka abahanuzi b'ibinyoma barahanura baravuga ngo ejo ng'iki gihe muratabawe, ejo ng'iki gihe muratabawe, ejo ng'iki gihe muratabawe. Mbibutse ko abo ngabo beze, Imana tugeneza, abo ngabo bareze, ejo ng'iki gihe muratabawe, ejo ng'iki gihe Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Ngo noneho imwaka urashira undi irataha, ngo ari kwaza guhaguruka umuhanuzi w'Imana, umuhanuzi Yeremiya. Ngo arazira avuga ati rero barababeshye, barabahanuzi barababeshye, ahubwo ahangaha muzahatinda, muzamarayo imyaka igera kuri 70. Abahungu banyu nibarongore, abakobwa barongorwe, muhinge mworore, kandi kuko hano muzahatinda. Imana tugeneze, Imana turengere. Abo ngabo rero Yeremiya igihe kiragera. Haleluya, haleluya, haleluya. Igihe kiza kugera nawe avaho, ibyo birarangira. Imana tugeneze. Ngo ari ku muhanuzi Imana Danieli, ngo aza gusoma, haleluya, haleluya, ngo aza gusoma mu buhanuzi bwa Danieli, ngo asanga ko imyaka bazamara ari 70. Imana tugeneze, Imana twenge, Imana bane natwe. Danieli ngo afata igihe cyo gusenga, Danieli afata igihe cyo gusenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo agitangira kwinginga, ijambo ry'Uwiteka Imana raza
imana ijya yigarura, imana iragaruka. Ngumva mugaragu w'Imana Daniel, Yesu ashime cyane. Mugaragu w'Imana, Yesu ashime cyane. Ugitangira kwinginga nakumvise, Yesu ashime cyane. Kuki Daniel yagiye imbere y'Imana agasenga? Nuko azi ko Imana ijya yigarura. Ntabwo Imana ivuguruza, cyakoze Imana ijya yigarura. Ntabwo Imana ivuguruza, ahubwo ijya yigarura. Yesu ashime cyane. Nusoma haleluya haleluya, Bibiliya itwereka inkuru z'umugabo witwa Ezekiya. Ezekiya arasenze muri uko gusenga kwa Ezekiya. Haleluya, Yesu ashime cyane. Haleluya haleluya, yararwana ko araremba yenda gupfa. Noneho Imana imutuma umuhanuzi Yesaya, araza amubwira ati rero raga ibyawe kuko igiye gutanga, raga ibyawe ugiye gutanga. Imana tujye neza ngo yaraza arimubwira. Akimara kubimubwira, Yesu ashime cyane, ngo Yesaya arahindukira aragenda. Akimara kugenda, haleluya haleluya haleluya, ngo ariko Ezekiya afata igihe cyo gusenga Imana, afata igihe cyo gusenga Imana, afata igihe cyo kwinginga. Haleluya haleluya haleluya, afata igihe cyo kwinginga, afata igihe cyo gushaka Uwiteka Imana. Haleluya, Yesu afata igihe cyo gushaka Uwiteka Imana, ngo yibutse Imana imirimo, yibutse Imana imirimo. Imana tugeneze, Imana dutabara. Ako kanya Imana agurutsa Yesaya, iravuga ngo subira kwa Ezekiya umubwire ngo numvise gusenga kwe. Yesu ashime cyane. Kuki Imana yongeye gusubiza Yesaya? Cyatse kuvuga ngo akanwa kavuze ko upfuye niko kavuze kubayo, akanwa kavuze ko usebye niko kavuze kubayo. Yesu ashime cyane. Leboze kontane bo. Abe, Yesu ashime cyane. Haleluya haleluya, Yesu ashime cyane. Murabona izi mpapuro, murareba izi mpapuro, leleboze kote, murabona izi mpapuro, leleboze konse kote, izi mpapuro murazibona, ze konte kote lelebo. Harimo abantu Satani yagiye amanika amatangazo ku buzima bwabo, yagiye amanika amatangazo ku buzima bwabo. Ariko ndagira ngo ubwenge ngo akanwa kavuze ko upfuye niko kavuze kubayeho, akavuze ko usebye kavuze kubayeho, akavuze ko birangiye kavuze ko bitangiye, kuko ndumva Uwiteka. Haleluya haleluya haleluya, Uwiteka yambwiye ngo hanze ntangaze kumugaragara. Harimo abantu bubashye Uwiteka Imana, imaze kumanura amatangazo ku mabi ku buzima bwabo. Harimo abantu bagendanye n'Uwiteka Imana, harimo abantu bagendanye n'Uwiteka Imana. Hari amatangazo aje kumanuka, hari amatangazo aje kumanuka. Imana tugeneze, ibatenge badutabara, Imana tugeneze ibatenge. Nagiye kubona haleluya haleluya haleluya, mbona marayika w'Imana anzana impapuro arazimperije. Yesu ashime cyane. Haleluya 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 haleluya. Ijwi ry'Imana yambwiye ngo harimo abantu bamaze iminsi Satani yaranditse amadosiye mabi ku buzima bwabo. Harimo abantu Satani yanditse amadosiye mabi ku buzima bwabo. Harimo abantu Satani yashyize amadosiye mabi. Harimo abantu Satani yasize urubwa. Harimo abantu Satani yasize icyangiro. Harimo abantu bari mu ntambara nyinshi batiyamagariye. Harimo abantu bari kugeragezwa bakaba bari kwibaza ngo mbese Mana niwe twakurikiye cyangwa si wowe. Leleboze kontane lebobo. Ariko Uwiteka yambwiye ngo nze babwire ngo Yesu ashime cyane, siko bizaba kwa mutegeza. Yesu ava mu masezerano nta mpamvu. Nagiye kona rero mbona zanizi impapuro, ndabaza ngo izo mpapuro ni iziki. Ijwi ry'Imana irambwira ngo ziri amapuro n'amadosiye y'abantu mabi Satani yagiye abandikaho. Satani yanditse ku buzima bwabo, Satani yanditse ku buzima bwabo. Hari abantu Satani amanikiye amatangazo. None ndavuga ngo mbese Imana bigende bite? Yesu ashime cyane. Haleluya haleluya. Maze ijwi ry'Imana rirambwira ngo ugende haleluya haleluya mu kwizera izo mpapuro uzice ku mugaragaro. Bisobanura ko hari amatangazo mabi Imana imanuye, hari amatangazo mabi Imana imanuye, hari igisuzuguro Imana ivanyeho. Leboze konsekotebo uzice ku mugaragaro. Yesu ashime cyane. Hari amatangazo Imana imanuye, hari igisuzuguro Imana ivanyeho, hari amateka mabi Imana ihinduye. Imana iremye ubuzima bushya. Uwiteka leboze konsekotebo, Uwiteka Imana ihimbazwe cyane. Haleluya 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 haleluya. Ndafashijwe duva kujya neza ku Uwiteka Imana. Imana ibwira Yesaya, irabwa ngo subira kwa Ezekiya umubwira ngo ndigaruye. Yesu ashime cyane. Gupfa ko byari bihari ariko ntabwo ugipfuye. Kuki Imana yatumye Yesaya ngo namubwiye ko apfuye? Imana ikongera gutuma Yesaya ngo anasubireyo amubwire yuko Imana yigaruye. Yesu ashime cyane. Akanwa kavuze ko upfuye kavuze kubaho, akavuze ko birangiye kandi niko kavuze ko bitangiye. Yesu ashime cyane. Kandi Imana ibikoze bajyanye, Imana ibikoze ku mugaragaro, Imana ibikoze ku manywa y'ihangu. Leleboze konsekotebo. Uwiteka
Kele bose consecutive. Harabana je kurengera. Harabana rwaniriye. Harabana tabaye. Yesu ashime cyane. Ndavugana nawe. Umana nyigiye kinini kibazo. Ikibazo cy'uburwayi. Nele bose consecutive. Uwiteka aje kugukoraho. Nele bose consecutive. Ndavugana nawe. Ubana n'igisuzuguriro. Uwiteka kikuvanyo. Wowe warwaragurika. Ndabona imbaga z'Uwiteka Imana. Mbongera abantu imakiza kanseri. Mbonye ari umuntu Imana ikiza ibijimba mu nda. Nele bose consecutive. Mbonye ari umuntu. Nele bose consecutive. Mana imbwiye ko ari abantu. Nele bose consecutive. Bayuba kandi bakayibahishe. Imana ikwege isuzuguriro. Ndabwira uyu muntu ufite ikibazo cy'amavi ahora murya cyane wakira gukira. Nele bose consecutive. Ndabwira uyu muntu umaze imyaka igera kuri 3 ari mugongo ni wakira ubuzima. Abaganga barakuvuye bageze barakwinuba ariko Kristo aragurutse none ndaguruka. Hari ibintu bitatu yagurutse Imana. Icyambere gusuza umutima ku mukene. Icya kabiri kunyagwa ku munyamubabaro. Icya gatatu umurimbyi wabonerimbi Imana neza ayubaha. Ariko icya kane none nacyo nyongi umunyabyaha wahindukiye agashaka amaso Uwiteka Imana makaza kareka ibyaha bye. Uwiteka ajyaguruka. Ndumva guhora ku Uwiteka Imana. Ndumva ubutabazi bw'Uwiteka Imana. Ndumva Uwiteka Imana. Vele boze kontarelebo zekose kota. Nele boze koterebo. Yesu ashime cyane. Haleluya. Munyihanganire nkuri bagakote. Munyihanganire niba nacyo bitwaye. Yesu ashime cyane. Haleluya. Munyihanganire. Yesu ashime cyane. Haleluya. Uko ararejo uyu munsi ni kwari denda kora none kandi akora nejo. Nele boze konsekotarelebo. Nele boze kontarelebo. Nele boze koterebo. Uwiteka avuga nanjye ngo arabanaje kurwanira. Nele boze koterebo. Uwiteka avuga nanjye ngo arabanarengeye. Zekotarelebo. Uwiteka avuga nanjye ngo hari igisuzuguro aciye. Zekotarelebo. Uwiteka avuga nanjye ngo avanye abantu amarira. Nele boze koterebo. Ariko abatamwubaha babonye akaga. Nele boze koterebo. Nike cyo gushaka amaso Uwiteka Imana. Nike cyo gusenga. Uwiteka aragurutse. Uwiteka araje kandi afashe umwanzuro. Ndabona Imana ifashe umwanzuro. Akanwa kavuze kupfuye niko kavuze kubayo. Akavuze ko birangiye. Kavuze ko bitangiye. Ndabona Imana indabana amateka. Ndabona Imana bana bari igisuzuguro. Nze consecutive Mana. Nze consecutive. Nguzakurwa kuburetwa kandi buretwa buzamarwa no gusigwa. Ndumva umuro w'Uwiteka Imana. Yesu ashime cyane. Haleluya. Amen. Yesu ashime cyane. Igihe cyo kubwa Mose Imana yerekaniye mu nkoni. Yesu ashime cyane. No mu nkingi y'igicu no mu nkingi y'umuriro. Igihe cya Yosuwa Imana igaragarije mu rubura. Igihe cya Eliya Imana yakoreye mu muriro. Igihe cya Elisa Imana yakoreye mu mwitero. Mana ndafashijwe we. Igihe cya Samusoni haleluya. Imana yakoreye mu rwasa rw'indogobe. Arafata kubita abafite igihumbi bose barapfa. Yesu ashime cyane. Igihe cya Dawidi Imana yakoreye mu mumetso n'ibuye. Lele bose kontarebo. Igihe cya Gideyoni Imana yakoreye mu muri n'ibibindi. Ndumva kugira neza kwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Igihe cya Lele boze koterebo. Lele boze Hezekiya Imana yakoreye mu musatsi we. Yesu ashime cyane. Yavuga ngo fata umusatsi wawe wogoshe. Yesu ashime cyane. Imana ngujabwa icubahiro. Haleluya. Ariko igihe cya Yesu Yohana 11:25 ngo unyizere nawe yabarapfuye azabaho azabaho. Yesu ashime cyane. Kristo aravuga ngo nahawe utware munsi no mwijuru. Unyizera nawe yarapfuye azabaho. Umva mama, umva mukobwa, umva mukoro wanje, muri muna wanje iri kundeba. Yesu ashime cyane. Zibura umuyoboro kwize. Ndumva Imana yamanutse. Zibura umuyoboro kwize. Ndumva Imana ikora. Zibura umuyoboro kwize. Kuko ndumva Imana yagurutse. Vele bose kote. Yesu rero yaje akora mu mbaraga. Mbaraga z'Imana nizikubohore. Mbaraga z'Imana nizigukoreho. Mbaraga z'Imana zigukoreho. Mbaraga
imbaraga z'Imana zikugereho, imbaraga z'Imana zikoterebo, zikore kuri amaguru, zikore kuri icyo kirenge, zikore kuri umugongo, zikore kuri umutwe. Rero bose konsekotero Imana yabwicubero. Ndabwiye uyu musa none hari abantu imaje kuvana igisuzuguro, hari abantu Imana irengeye, hari abantu Imana tabaye, hari abantu Imana neza. Sekoterebo, sekoterebo. Ibyo bona byabana bitashoboka, Uwiteka ibyo nibyaherewe. Ibyo bona bitakunda, ibyo nibyo Uwiteka herewe. Ndumva Imana yagurutse, ndumva Imana yagurutse. Yesu ashime cyane. Ndumva Imana ishe, ndumva Imana yamanutse, ndumva Imana yaje. Rero bose konsekoterebo, nene bose konterebo. N'Uwiteka Imana rero bose koterebo. Ikunda abayikunda, nkunda abankunda, abashaka intege n'umwete, abo bazambona. Ndi Imana y'abashaka, ndi Imana y'abankurira, ndi Imana y'abampungeho, ndi Imana idakoze isoni. Rero bose konterebo. Abanyabyaha nibahindukire, bareke ibyaha byabo, bave mu byaha, bave mu mwijima, bashaka Uwiteka n'ugicarimo akagikomeza. Rero bose konterebo. Ariko abanyubaha mukomeze gukiranuka, mugende mu ijambo ry'Uwiteka Imana, ntabwo muzakorwa n'isoni. Abamwubashye ntabwo muzakorwa n'isoni. Ngo dore ndaje kandi ntabwo ntinzi, dore ndahagurutse, dore mbagenje neza, dore ndaje, dore windatabaye. Rero bose konsekontarebo, rero bose kutebo. Ndavuga ndabacumuzwa n'amasezerano ngo nta jambo na rimwe byavuye mu kanwa k'Uwiteka Imana ritazasora. Rero bose konterebo. Uwiteka hagutse ku ntebe ye kandi hagukijwe n'ijambo rye. Rero bose konterebo kandi azanywe no gushyira mu muhoro abacuraga ingoni. Rero bose konsekonterebo. Ariko abanyabyaha batamwubaha babonye akaga, kuko inkoni Uwiteka Imana igeze ku bitugu byabo. Akabaga ngo nibahindukire bave mu byaha, abasambanyi barekeraho, abiba barekeraho, abanyamoko barekeraho, abanyabyaha bihani. Ariko rebose konsekoterebo, ze konsekoterebo. Akabana bamwubaha rebose konsekoterebo. Izajya gukiranuka, izabarasira kandi ifite gukiza mu baba yaryo. N'Uwiteka Imana kumwe namwe, n'Imana ibakunda, n'Imana ibagiye neza. Rebose konsekoterebo. N'Uwiteka Imana, Imana y'amatangazo, bagiye mamarikirwa n'abantu. Imana y'amatangazo, bamarikiwe n'abadayimoni. Imana y'amatangazo, Imana y'amatangazo. Uwiteka rero bose koterebo aremye ikintu gishya, aremye ikintu gishya, aremye ikintu gishya. Kandi abamushaka, abamuhungeho, ibyo barakibonye. N'Uwiteka uvuze ibyo. Amen. 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 Hele bose kota. Uwiteka n'umugabo Yesu Kristo. Rero bose konsekoterebo. Haleluya, 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 haleluya. Ni wababwiye bigishwa ngo mugende mubwire ngo nzitwa Herode, ndakora none nejo kandi akora umurimo we yantu myakiri ku manywa. Hey, le bose konsekotare. Yesu Kristo Nazareti. Imana ishime cyane. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashime cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva amavuta masha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko amavuta amaze gusaza abademoni baragusuzugurana. Amavuta amaze gusaza abademoni baragusuzugurana. Amavuta ashaje abademoni baragusuzugurana. Sawuli yarafite amavuta ashaje, ariko imizima ikamutera. Ariko Dawidi yahagera kuko afite amavuta mashya, yatangiye gukora mu mirya y'inanga, imizima yose ikagwirirana. Ndumva Imana imbaraga. Hari amavuta, hari rezo, hari ubutabazi. Yene bose konterebo kandi bozakurwa ku buretwa buzamarwa no gusigwa, ntacyo gusigwa n'Uwiteka Imana. Amen. 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 Imana mushumba igumugisha kandi ayo mavuta mashyashya nako akomeza kuzura mu zina rya Yesu Kristo. Yesu Imana ibaha amavuta mashya. Amen. Abadukikiba Imana ibaha amavuta mashya. Amen. Haleluya, haleluya. Amavuta amaze gusaza abademoni baragusuzugurana. Imana itanga amavuta mashyashya nayinde yakire mu zina rya Yesu. Amen. Reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu mushumba cyo gusaba kugira ngo utange nimero za telefone abantu bashobora kubonaho ko byose. Hari benshi bakeneye amavuta mashyashya kandi hari benshi bakeneye izindi mbaraga mushobora no gusengana. Tanga nimero ya telefone twatura umugisha mu izina rya Yesu. Nimero ya telefone 07 88 66 47 20 nzisubiremo 07 88 66 47 20. Reka dusenge Imana. Amen. Uri Imana yera, uri Imana amahoro, uri data wa twese, witwa iteka ryo zina ryawe. Bana natwe, tugendeza abana natwe, turengere bane natwe, dukeneye amavuta mashya. Mana yera, uyu dukurikiye musabe amavuta mashya, dukeneye amavuta mashya. Ababyeyi, abagabo, abari kure, abari hafi, urubyiruko, abakobwa, abasore, abakubaha, abagushaka, mbasabe amavuta mashya, mbasabe amavuta mashya, mbasabe amavuta mashya. Dukeneye imbaraga zawe, dukeneye kubohoka, dukeneye kugirwa neza nawe, dukeneye kurindwa n'Uwiteka Imana. Nyuma murengezi wanjye ubane natwe, tugendeza, udukomeze kandi ngushime
mwami Imana yera ko ari abantu wakuyeho inzandiko mbi bagendanaga ahubwo ukabandikaho ibyiza bishyirweje mu izina rye mbisabye amen amen mushumba Imana iguha umugisha mwinshi cyane reka tuzasubira ubutaha amen